Hano. Oh baby, ngo none se. Ubuso wa rukundo yemeze uretse kuba numva yuko neze neza. Ubu ngubu ibintu byose ni amahoro. Cyane. Ako uzi kuva mu kazi ufite stress. Hanyuma ukahituza gahura n'urukundo rwawe rw'ubuzima. Akajya. Noneho shift ukora. Arega sheri. Ura nta bundi buryo twagomba gukoresha. Uretse ubwuko nari kuzajya nkora ninjoro akakora ku manywa negross nawe. Ku buryo bwiza bwo kugira duhure umwe tunoze umupango wacu kugira ngo uzagere no kwiherezo tube twabana. Nyine biragoye njye mbona kugiriye nimo ninjoro n'uzundi bwo nakugira ibitotsi. Sheri ntacyo nakora kugira ngo ngumane. Sure. Cyane pe. Ntabwo ndagukunda birenze. Sibyo. Ahubwo impungenge mba mfite n'izimwe nuko mbona urukundo rwacu rushobora kutazashoboka yuko tubana. Kubera iki? Nyine ntekereza uburyo tuzacishamo kugira ngo tubwire negross ibi bintu ngo abyakire ntabwo bidashoboka. Urukundo ruranesha buriya wowe byihorere bizishakira inzira yabyo. Sure. Urukundo rwishakira inzira. Urukundo ni nk'amazi. Mugo ntagagiye kuzana icyuma ngakintere koko. Bebe urabona negross atari butwice. Urumurambwa ngo ntuza adufasha. Turakora iki? Oya ntabwo ibyo bintu bitekereje yakora. Kandi ndeba nkama ubundi ngumva ni yihe nyabinge bayante kujya nze mu buriri bw'abandi koko. Biragenda gute ariko ibyo ngibyo byo ntabwo bishoboka. Nubwo yitonze kuriya nawe ikibazo cyawe woroshya ibintu nicyo kintu cyonyine nicyo kibazo. N'umugabo wanjye ndamuzi. Ibyo yakora byose ntabwo yakwica. Ntabwo yagera gute? Ibyo yakora byose ntabwo yakwica. Yesu none se kugura umambwa ngo ntuze ariko ubonye ukuntu yabishe. None se nyine yatubonye ibindi se biri bukurikire ni turashaka ko twisobanura ariko ntabwo yakwica. Aritonda n'umugabo wanjye ndamuzi. Amezi make tubanye turaziranye. Ese ndacaye noneho wabona agiye kumurereza rubanda rukaza rugashungera ngaha ngo naje guca inyuma. Ibaze bino bintu tubisanze ku mbuga cyangwa ku mateleviziyo. Ndakwereka ukuntu tubigenza. Shisha usohoka ibindi asigara ubwo bwo mbyimenya. Sibyo se? Bikorera iki boko mwana? Ndamusobanurira iki ngiye nganje ntekereza turi bwirirwane turi burarane. Sheri mbabari gushaka inzira nyuramo. Ese urabona nshimye yuko yadufasha. Urabona ari igihe cyiza kuko cyo kuba twamubwira yuko dukundana. Akanya. N'undi byose ko byarangiye twaraburije n'iki se gisigaye. Ntabwo biba utegereje nzashaka igihe cyiza tabimubwira ariko kuba nawe ntabwo ari igihe cyane cyo. Cyakiza ngende.
sinzi niba nakwicara tukavuga. Ariko nimba bitakubanganiye nagusobanurira hari byinshi nshaka yuko tuvuganaho nkongera kumfashisha. Twavugana Dikkat edin.
Negros. Ugize tukavuga ntabwo tuzi. Kuki uri kwitwara gutya? Nta kintu ushaka kuvuga, nta ibiryo natetse ntiwabirya, uburiri uryamyeho ntiwaburyamamo. Ni ikihe kintu ushaka ko nkora kugira ngo ubone ko nshaka ko tuganira? Dushobora kuganira tukagira ibyo twumvikanaho cyangwa dufikisinga hagati yanjye nawe, ariko wemeye ko tuvugana, sibyo? Negros, urakomeza uceceke gutyo? Uzi ko inkoni uri kunkubita iruta izindi zose? Wankubita urushyi, wanuka, wagira gute? Ariko ukareka kunkubita inkoni zimeze gutyo, icyo gihano kirakakaye pe. Negros, Negros, nguhaye amahoro yawe, ndabona udashaka kunyumva, kanigendere, sibyo? Byaruta. ¿Qué? ¿Cómo no sería no nibika? Ubwo ni biteguye nari nje wawe. Ibikapu se? N'ibikapu. Harimo ibiki? Nasigiye ku buryo nari ngiye hariya. Mva tugende nyine. Tugende se hehe? Nari nje mu rugo iwawe. Gukora iki nyine? Sanere ndaza kukubwira tugende. Ubu ngubu ntabwo meze neza. Ni imyenda yanjye. Kano n'izi myenda yawe nyine ni iwanjye, ubwo bije bite? Uvuye kuyifurisha se? Waretse ko ni yanjye mvuye mu rugo.
rero wimbaza ibintu byinshi ngo ufite stress nyinshi nawe uvuye mu rugo iwawe urahukanye none ngende gute urugo utaramaramo igihe kinini urwahukanye mute we n'umugabo wawe ko nzi ko mubanye neza muri abajerimariye mushakanye vuba niki gihe gukuye mu rugo iwawe tubanye neza ariko aka kanya ntabwo bimeze neza so wareka nkagenda naryama okay ntabwo nanze kuzi wanjye urabizi uri umuvandimwe wanjye sibyo ariko nanone nta kintu na kimwe ngiye numva cyakora mu rugo rwawe niba hari n'amakimbirane mwagiranye mwakicara mukagana n'ibintu byumvikana ni ukuri ntabwo kwita ufata umwanzuro yego sindashaka sinakugira inama ariko nanone ntabwo umwanzuro ari ukuhita rwose uva mu rugo rwawe ugenda wisenya rwose ntabwo urashaka ntabwo bizi sibyo nugerayo uzabimenya so aka kanya mu mwanya nitekerezeho sibyo ibyabaye wenda uzabimenya nyuma ariko nese ikibazo wagize udashaka no kuvugaho ngo basi mana yanjye okay reka nkwereke kumfashe noneho tujye iwawe noneho umbwire ikintu cyabaye first of all tugende mu cyumba ndyame nduhuke ibindi tuzabivugana ko umugabo wawe yitonda ko umugabo wawe acecetse yagukubise se basi ubu nirinda gukorera iki koko nyine yagukubise tujye kuri polisi ntabwo yamubise none se niki kigukuye mu rugo rwawe mbabura mbwira umaze amezi ngaho ushatse make cyane ariko ndeka turabivugana tugeze mu rugo please ndakwinginze nakundi kandi sibyo ahandi ariko basi umeze neza ngiye meze neza ariko Ça va. Ça va. Amakuru. Umeze neza. Natwe turashima. Usanze yafunze? Sorry Fred. ahubwo amusabye njya kubareba nta bateguye Oya, it's okay. Hano se kari mu rugo. Ni karibu ahubwo. se kwinjira nashaka kuvugisha niba bitabagoye Uri kwihuta? Okay, nta kibazo wambwira. murabizi ndi umuvandimwe wa Keza Mukubizi ndi n'inshuti yiwe Yeah, ndabizi. rero hari ikintu nashakaga kubabaza niba nta kintu bitwaje No, it's okay. Go ahead. Nta kibazo. ndabizi ko na Keza mufitanye ibibazo nubwo ntaramenya ibyo ari byo kano kanya ariko Keza niba ageze ku rwego rwo kuba yava mu rugo rwe nta n'igihe kinini arumazemo ni ukuri nanjye ubwanjye byantunguye kumubona azangana n'ibikapu kandi nzi ko ngiye mubanye neza nta n'igihe kinini giciyemo mubanye rero ndavuga ati maybe ntabwo we yashatse kumbwira ikibazo gihari ariko we n'umuyaga basi wakimbwira nkamenya ikibazo ahantu kiri niba hari n'igisubizo twakibonera tukagishaka kuko ntababeshye ntabwo nifuza ko mwava imusenya ni ukuri None se Mary. Yakubwiye ko twatwanye? Yakubwiye ko twasenye? ntabwo yambwiye ko mwasenye ariko niba umuntu ageze ahantu akubwira ati ngewe mvuye mu rugo rwanjye kubona afite n'ibikapu ndabizi Keza mwarakundanaga mbere yuko mujya kubana sintekereza rero ko hari impamvu n'imwe yatuma kano kanya muhita mushwana
niba hari n'ikibazo mwaduhamagara nanjye naza, niba hari n'ikibazo tukakiganira kigakemuka kugira ngo mufate umwanzuro Keza ave mu rugo rwe nawe usigare mu rugo wenyine kandi ufite umugore. ahubwo ikintu kintangaje ni kimwe, uburyo cyo utamubonye bimeze gutyo undi umubaze ugafata umwanya uza kumbera, kandi ntekereza ko kuba yafashe umwanzuro wo kuva mu rugo niba kuko ari impamvu yatumye ava mu rugo. Keza uramuzi ntabwo ajya ashobora kuvuga ibibazo byiwe, ariko wenda wowe wambwira niba hari n'ahantu Keza yatanye twamuganirizaho kugira ngo ave mu rugo rwe n'ukuri. Niribura ntekereza ko ari wo muri ruhande kuba yaje akugana wifuza ko ari umuntu ubasha kumwumva, ahubwo ndumva ikintu cya munyamukuru ushobora gukora nuko wagenda ukamubaza ikintu cyamutumye ava mu rugo, kimwe no gushaka gusanga nanjye nakizi. Nabyo birashoboka. Waba utazi impamvu umugore wawe yawukanye? Hanyuma se reka atarikubwiye. Bofe ntakubeshye nanjye birambangamiye kubona urugo rwanyu rugiye gusenyuka, kandi wenda hari n'ikintu nakora kugira ngo ntibikugwe niba n'icyo cyakugenzaga bimeze bene wanyu, kandi sori ubundi wanze kwinjira simusuzuguye, ariko urabizi ko urisanga anytime uzagusura nta kibazo. ese bofe tubyihorere ugende umuhoza. Neri, ça va? uranze? Yeah, I know you. Uri mubyara wa Keza se? Yego. Yeah, of course, nakoze. Sibona nahenuka kukumenya koko. Keza muraziranye? Yeah, turaziranye. Turaziranye cyane ahubwo bigiye kure. Nuse ko nje mbona uri mu bitekerezo wagiye kure. Nicyo kibazo gihari. Oya nta kibazo gihari. Ubu urabona ndi umwana ku buryo nayoberwa yuko hari. Oya nta kibazo. Kereka ahubwo niba wowe hari ikibazo gihari. No, nta kibazo gihari, ahubwo amakuru se yamubyara wawe. Keza ameze neza. Suri inshuti neza ntabwo muhamagara ngo muvugane? No, kuva mu gitondo ntabwo turavugana. Nagerageje no kuhamagara nimero ye ntabwo yaciyemo, so that's why nari mukubajije, ariko sinzi nimba wenda nkaba ngiye kure narengereye. Oya nta kibazo, buriya nyine ujya kujya neza gusubiraho arakuvugisha muvugane. Ariko ntabwo wambwiye ko nakwita. Sorry, nitwa Lucas. Ndaza kumubwira ko nabaye inshuti. Yeah, of course. Thank you. Thank you. Oya ntawe uhari. Rego urebye ntabwo ari we nashakaga wowe. Ariko urugo warumenyereye kwerura kabisa kugeza nawe wifungura harimo n'ufunguzo. Ibi byose byarabaye ndekwere. Kuyizi gate yanyu biroroshye ko wayifungura pe. Wifungura se ari iwawe? Ariko
by'ukuri njye nari nzaniye amakuru. Urebye ku byabaye byose no ku makosa twakoze, hari icyari kirenzeho cy'ingenzi. Abagabo mushira isoni. Ubu nkawe urumva hari ikintu cy'ingenzi ushaka kumbwira? Hari icy'ingenzi nk'uko wari uvuze ngo abagabo nk'abantu b'abagabo hagati yacu tugira icyo byo tuganiraho, nawe nkubwire n'icyabiteye kandi wawe Umva ubwira wa musore si nkuzi ntabwo nzi. Ntutume umujinya nabitse mu mutima wanjye. Umva nkubwire Rukara. Ubu ngiye mu maso yanjye n'imibanire yanjye nawe meze nk'umuntu utakuzi, kuko ntabwo waba uri umugabo nawe uzifuza kurongora umugore ngo wifuze ko ibintu byambayeho aribyo byakubaho, ariko ugire kunsenyera. wamfasha usaba shift ya ninjoro ugira. Kandi numvaga na oderi yawe n'ubundi mu myenda yawe umugore wanjye. Umva nkubwire Rukara, mbabarira. Turi abantu b'abagabo nk'uko babivuze, nkuko nanjye nabikomojeho. Iri baraza ritatubona. Mbabara nk'uko wifunguriye, unibuke kongera gufunga. Ese amaherezo y'ibi nayo Luka, mva mu maso. Niri amakuru se? Ni meza, mumeze gute? Ya, turashima nta kibazo. Ni ukuri maze kumenyera no kuba muri mwenyine. Cyane risubona nakuze cyane. Ibi ni ibintu nabaye n'igihe kinini kurenza imyaka nari maranye n'uriya mugore. Ntekereza yuko ubona keza kuva n'abana ariko nyine wongeye kuba uri wenyine, numva ngiye mbanye n'umuntu akagenda iyo agiye nyine nsigarana irungu. Sabiyeho yego kandi ugasigarana irungu koko, ariko buriya biterwa n'icyatumye agenda burya. Hari igihe usanga kuba muri kumwe n'ibyo bikuruta uko mwaba uri wenyine nawe uri wenyine mukarushaho kwitekerezaho, ariko yamaze kubimenyera nta kibazo. Ahubwo mba ndi gutekereza gushaka n'umukozi cyane ko mama ni imirimo yambanye myinshi. Mbere yaramfashaga umugani wawe ariko ntiyatari. Ahubwo ikintu cyari cyatumye ngusaba yuko twahura. Uzi ko buri gihe ugiye kuvuga ibyo bintu ntera ubwoba, hari ukuntu ubanza gusasira ikiganiro cyawe uba ugira ngo ubatenshane. Oya, ni uko mba ngira nyine utanyumva mu bundi buryo, wenda hari ukuntu tuba tuvuga ikinyarwanda ariko ugasanga buryo ki umuntu acyumvishe munsi sawa kandi atari cyo wari ugamije. Shanel umaze gukora pe, ngaho mbwira disi. Rero maze iminsi nganira na Keza, urabizi ko aba ari mu rugo. Ntabwo pe yigeze ambwira ikibazo mwagiranye. Kugeza na n'ubu se? Kugeza na n'ubu. Gusa yansabye yuko uramutse umwemereye kumuvura yambwira ikibazo mufite, niba ari no gushaka uburyo ki twagikemura ubwo buryo bugashakwa. Ambwira yuko we abizi neza ko aramutse ashatse kuvugisha utamusubiza. Maybe ntabwo nzi impamvu y'ibyo byose. Ambwira yuko ngiye wenda niba tuvugana namugusabira ukazaza mukabiganiraho kuko hari n'ikintu ashaka kukubwira. Ese
Seneri ibyo bintu wabigusabye cyangwa uri kumuvugira? oya ntabwo ndi kumuvugira, yansabye yuko nazaza nkamusaba akanya ukamwemera mukavugana tukanazana yego mukaganira niba hari n'ikibazo gihari ni ukuri njye ndifuza ko mwagikemura, ntabwo nifuza yuko mwaguma ari hari undi ari hano kandi mbibona yuko ari keza kuva yaza mu rugo ntabwo na rimwe ndabona yishimye, byumvikana ko kuba atari mu rugo rwiwe aka kanya mbimubangamiye kandi nawe ndabibona ko utabyishimiye kuba umugore wawe atari hano. Rero niba wambabarira ukanyemerera ukampa umwanya wawe keza akaza mukaganira ku bibazo mufitanye tukareba niba hari ikintu twabikemura. Ni ukuri birababaje kubona abantu mwashakanye bitari kera nta n'amezi angahe ashize kuba mwatandukana kandi tuzi ukuntu mwagiye kubana mukundana cyane. Ukumva afite amatsiko yo kumva nk'ikintu yambwiye gusa nyine Shaneri bitewe n'ukuntu mbamo nabishyizeho umutima ndamutse nanabyemeye ko tubona nabikora ku bwawe pe. Ni ukuri murakoze cyane kuko ntakubeshye keza ntabwo yishimye pe, ntabwo nzi ikintu cyabaye hagati yanyu kimutera guhora wagira ngo afite ikintu yishinja muri we nubwo atatubura ngo ambwire ariko ndabibona ko hari ikibazo kandi ikibazo kitoroshye. Yeah, okay. Ngenda hari n'abandi sitiri ntuzi ahubwo nibujye no kubaza ntabwo ukikora ahandi? Niho nkora ahubwo naciye hano ndavuga ko maze nyine muvugishe nari nabasabye yuko ndibujye mu kazi neza. Rero ubu nagenda noneho ndamumenyesha ko mwabyemeye. Ese nakora na breakfast basi? Oya ni ukuri meze neza ntabwo njya mu gufata ikintu mu gitondo. Uri kumaintayininga tayi? Ndagerageza nubwo biba bigoranye ariko mba nagerageza. Rero ubwo ngubwo ntacyo kurenza umuryango. wakoze rero kutwemerera ko tuza hano. Muri make Keza yari yambwiye ko ashaka kumuganira nawe ngira ngo naje ndabikubwira nyuma nza kumenyana na Lucas kaba inshuti y'umuryango nawe nifuza ko yaba ahari kuko ntekereza yuko twese duhari niba ikibazo kinahari twagikemura. Yarega buriya Lucas ni inshuti yanjye cyane ariko kurenza uko ari inshuti nawe. Ese urambwiye se ko afite icyo ashaka kumbwira ko mbona ntacyo ashaka kumbwira? Murakoze ariko bashaka kumenya niba icyatumye agenda ikibazo cyarabaye arakizi ariko ntabwo babana n'umuntu mu nzu ngo aguhe igihano cyo guceceka n'inkoni itaryana n'imiyaga yabukuze sinateka ngo arye sinaryama n'umuryango biryamamo iyo ni ibintu bimeze gutyo wese uyu muntu rimwe numvaga nzaryama mu icupa yananyisha biki sibyo ikibazo cyari cyabaye arakizi ntacyo bitwaye ariko aze ambwire ati tubiganire nk'uko njye nashakaga ibiganiro hagati yanjye nawe. Keza twari tumaze amezi 8 dukoze ubukwe sibyo? Muri ayo mezi 8 hari ikintu nakwimye. Aida na konje wansabye gusaba mu kazi ngo dukunde tujye muri honeymoon hanze y'igihugu. Sinabikoze ubu sinarangije no gukatisha amatike.
hanyuma seruka uri inshuti yanjye umugabo dukorana mu kazi cyane uribuka amagambo wambwiye unsaba ko twahinduranya shift ngo njye nkora ku manywa wowe ukore nijoro yego bivuze ngo nakoraga nijoro wowe ukaza kundarira mu rugo rwanjye ikirenzeho noneho agasuzuguro k'umugabo mugenzi wawe ukajya mu buriri bwanjye ukaryamana n'umugore wanjye mwarangiza ngo murashaka kugira icyo mvuga ndavuga iki kiri aha ngaha nizere ko kubeshya ari ese tuba wowe na Lucas agiye wowe na Lucas igihe mwararyamana umutumye agenda kuko sheri really mu rugo rw'abandi uswa mana yanjye kumbe ntibiwirirwagamo ariko rero nuko umuntu wese aba atabasha iki nyine kubasobanura mu byumba ibicyo usobanura wowe urarusenya urugo rw'abandi urashaka gusobanura iki erega ukaza wiratishwa ngo uri inshuti nawe kego ubu warubatse ibi ni byo waje gukora mu rugo rwawe rega nasoni muricara mukanyicaza hano ngo mufitanye cana tugenda gahaguruke fata ibyawe umva reka vuge ujye kure yacu bakazi gusenya ngo n'abantu witaye cana nawe tugende nk'uko mfashe unyumvira nawe uri njyewe wanyuma uzi ko umufite n'ikibazo mu mutwe nyuma y'ibintu byose mwamukoreye we na Keza urashaka guhura nawe are you crazy reka nkubwire aranikunda njyaba ari njyewe aba ari njyewe nuko Keza ari umuvandimwe wanjye nta kintu namutwara ariko ubundi tuba tudafitanye ingena w'amaraso mba naramujugunye ku muhanda kandi uko niko kuri ariko hari ikintu tumva kuba umuntu amarangamutima yiwe cyangwa ikimurimo yagishyira inyuma ntabwo ari ikosa pe amarangamutima yihe cyangwa irari ryanyu byarabananiye kwifata umugore wubatse ese wabuze abandi bakobwa wabuze abandi bakobwa ku buryo ujya gufata nino umugore w'inshuti yawe umuntu mukorana umuntu ugufata nk'umuvandimwe kuki abantu mwabaye babiri iyo utumva meaning y'urukundo urukundo urwo ni urukundo mwe mufitanye none se tekereza ko bajya kubana nta rukundo bari bafitanye njye yambwiye yuko ari njye akunda kurusha ariko ubuzwa n'ikiza kubikubwira wamujyaga mu maguru ibyo bihuriye he karuka ahubwo wenda njyewe byabaye ngombwa yuko duhuza amaraso yanjye ahuza naye impamvu naje guhura nawe nuko nari ndambiwe ko zawe za nimero zitandukanye umbwira ibyo ushaka kumbwira ngende mu makuru suzongera kumpamagara wa mugabo we hazakubahuka niba ari Lucas niba ari nda hazakubahuka njye nago ndiwe mwagiye mugafatirana rega mukirwa usko nasoni mu buriri bwe ese nimugira n'icyubahiro yego da byari urukundo naho se ubururu mwabuze hoteli mujye gukodesha mwabuze wowe nta wawe ugira nta nzu ugira basi mfashe unyumve nta ubundi bugutinze mu gihe gito yagira ndahita nsubiza urashaka iki nyine nashakaga yuko wadufasha ukaduhuza nawe tukaba twamusaba imbabazi ko natwe turyamye ntidusinzira bitewe n'ibyo twakoze burasa ujya ubuye bitose reka rero nkubwire njye nta kintu nagufasha ujya kumenyana nawe sinari imari ujya kumuhemukira sinari imari rero no kwiyunga nawe simbe mari ni we nzira yonyine ishoboka yuko dushobora guhura nawe tukamusaba imbabazi pe ujya kuryamana nawe n'umugore wiwe ntabwo wari uzi inzira nziza yo kubanza kubinyuzamo ukabasaba ko batandukana ubundi ukabona gufata umugore we umugore w'inshuti yawe ahubwo wa mungu uranatinyuka koko rega ukanamamagara nta soni ariko numvaga iyo serivisi idakomeye pe sibyo nuko wafashe rero umwanzuro wo kubitekerezaho nanjye ndeka mbitekerezeho gusa icyo nkwiyana ntuzongere kumpamagara
hazakubahuka. Mwese ubwo mfashije Nta kintu mfite cyo kugufasha. Wese wamfashije iki? Yego mwakoze mwakoze. hari by'umugisha kuba turi hano. Wakoze kuba waduhaye umwanya ni icy'agaciro numva utari bubyemera nuko nyine wari warabyanze. It's okay, ntabwo ndi mu bikorwa nakwanga kumva ikintu ushaka kumbwira nanjye bifite amatsiko bro. Ikintu rero cyatumye tubahamagara tukabicaza kuri twe ni ingenzi. Mu gihe twashakaga kubabwira abantu bose tubabwira ati mutwumve ariko nyine ntitwumve. Ariko muri aka kanya ndagushimira cyane. So njyewe na Lucas ntabwo ibintu twakoze ari uko nyine ari imico mibi. Sorry? Yarashatse kuvuga ntabwo twabikoze kubw'urwango rundi ahubwo nuko ari ikintu kiba cyashatse kuba nk'igeno ry'Imana riba ryashatse gusohora kugira ngo nyine bigende nka kuriya byagenze. Igeno ry'Imana rikabira mu rugo rwanjye se buriya ahubwo simbace mu ijambo mukomeze mumve nta kibazo. Ikintu nshaka gusobanura warankunze byose ntacyo wanyimye ntabwo navuga ngo nagiye kuko ari icyo nabuze oya. Ibyo nabyo ndabigushimira kuba nyine warujuje inshingano zawe nk'umugabo mu rugo ukita ku mugore wawe. Ariko umunsi mpura na Lucas none nari mpuye n'umuntu mu buzima bwanjye. Ntabwo ibyo twakoze nyuma hari ukuntu nyine ushobora kuvuga ni imico mibi ni uburaya ibintu byoya. Twe ni urukundo rwabidukoresheje twabonye biba nyine biriko. Hanyuma se urwo rukundo rwikoze ntekereza ko mwari mumaze igihe mukundana ubundi tukajya mu kosore bwawe kandi kuvuga ngo byari ibya nyabyo nta buraya bwari buri. Urumva niba wari ufite urukundo rwawe rw'ubuzima nanjye tugakomeza kuba umugore n'umugabo ntumbwize ukuri nyine byibura ngo mbashe kukumva ntongere gukoresha iryo jambo ngo ntabwo byari ubwaya cyangwa guca mibi cyane ko byananariye iwanjye. Kuba byari bibi ibyo ni bibi ahubwo nyine impamvu nshaka kumenya n'iyo ngiyo yabiteye. Ndakumva cyane kuko biranababaje kuba wasanga umugabo mu gitanda cyawe bibabaje cyane. Ariko buriya n'ubundi uza twari turi gupanga uburyo ki tuzabikubwira tugafata imyanzuro kuko ntabwo twashakaga ko kuguma mu kinyoma uza nyine ukabona ko ari ibintu byo kugurisha. Twashakaga n'ubundi kuzabishyira ku mugaragaro tukakwicaza tukubwira ati ngewe nawe umubano wanjye nawe ntabwo uri gukunda kubera yuko hari undi nyine umutima wanjye wiyumvishijemo kukurusha. Nkuko nabikubwiye ngo niba nabukaze byose byarahindutse n'ubundi navangaga kubikubwira sibyo. Hanyuma se Luka wigeze utekereza ko umbwira n'inshuti yawe tukiganaga tunakorana? Urebye narabitekereje inshuro zirenze imwe ariko mu by'ukuri bitewe n'ubucuti twari dufitanye nkaburaho mbihera nkaburaho nabihera kugira ngo mbe naza nkubwira yuko umugore wawe ari sinzi niba bivuze mu buryo yuko ari we twaba turi gukunda. Urabizi yuko wize kumbaza n'umuntu twaba dukundana kuko ngo amajije gukora nawe nashaka. Urabizi ko uzi icyo gusubiza. Numva ko
wari umaze gukura ko ukeneye gushaka byanze bikunze washakiye iwanjye. Hanyuma rero nk'uko bivuze ni byiza ko wamumbwije ukuri, nanjye ndi umuntu wumva, ntabwo nabona n'umuntu ku gahato cyangwa se mbona uko namukunze. Keza naragukunze kandi nagiye kurongora umukunda, nuko utansangije amarangamutima nari kubwagwahetse bikarangira neza. Ariko nanjye ikintu nagusaba ni kimwe, ibintu wanshishijemo kubyakira byarangoye kandi cyane pe. Lucas nawe ni umugabo, ntekereza ko umwanzuro nanjye nabifataho arawumva nawe ni umuntu w'umugabo. Ndemera kuguha agatanya ujyane n'urubavu rwawe mu gihe ubwo ntabaye urubavu rwawe. Ikindi nacyo Keza umbabarire kandi unyumve, nta kwikunda kurimo, ndi kugira ngo ibintu tubisangire 50-50. Wakomerekeje umutima wanjye, ntabwo nifuza ko n'ubushobozi bwanjye bujegera hejuru y'amakosa wakoze. Ndemera kuguha agatanya, ariko nta kintu na kimwe cy'imitungo yanjye turi bugabane, kuko wambereye umugore gito. Njye ni umwanzuro numva nabifataho. Urakoze cyane, ibyo ni byiza. Imitungo nta kibazo, kuba ndi kumwe n'umuntu ndabyo ibyo birahagije. kandi urakoze shimwe ndagushimira. Baby. Qu'est-ce qu'on fait? Arafunguye mwinjire. Como tunguranira. Como tunguranira. Kiza bite? Shama muratunguranye kabisa. Twashatse gukora ikintu kimeze nka surprise, ariko birahuriranye mu buze gato ntabwo mwari kumbona, nubwo ngera mu rugo nanjye. Nubwo nanjye mva mu kazi, ariko mba nibagiye kuba wanetse. amasaha mbonyanzi cyane. Mumeze muteze? turashima Imana by'iyi minsi. As usual, subizi yuko akazi kacu sari formire n'ubuzima nuko bumeze cyane. Cyane frema. gusa njyewe n'umufasha wanjye tumaze neza nta kibazo. Bahita ndabona musa neza bro. Merci. Musa neza rwose. Gusa rimeze nk'abandi. Natwe tumeze neza kurenza ibindi bihe byose nigeze ngira mu buzima bwanjye. Ndashima Imana nta kibazo. Ahubwo se ugize ngo sinabarangaranye kandi nakabaye nabakiriye. Nta kibazo. Imvura nigatekereje ariko se sinabonye warahinduye imodoka. Meze neza ntabwo yakunyagira. Ahubwo reka Baby. Ngwino mfashe kwakira abashyitsi shuma. Ararongoreze? Cyane rwose. Heza. Ubu tambuye ko dufite abashyitsi. Nanjye bamwumvise. Nigeze sherizi. Kebi, kabite. Sebedi wabitse baraza ntumbwira ko twagize abashyitsi. Shafasha nanjye barantunguye. Keza biteze. Iminsi myinshi. Cyane. Ariko
Mwadutunguye abapari iyo kuvuze ko tubatunguye. Turatunguye. Mubishiriye. Byarose ikintu cyo kuvuga. Bebe. Bebe ntabwo nabikubwiye. Ngiye gusa urumvaga narabikubwiye. I'm sorry shit. Ariko nyine byarikoze sinakubwira ko baryari. n'iby'urukundo bebe n'iby'urukundo ntabwo. Oya ni ukuri nari mfite gahunda yo kubikubwira maybe nabaye gusa cyane. Oya isokere burya ntawe utashyigikiwe ariko urukundo. sinzi ko umwanya wo kubabwira twari twaragiye Zanzibar that's why communication yabaye nk'ihagaze ukuntu ahubwo se ntabwo ikibazo twateze siporo rwose Nanjye nibyo ndi kwibaza sinzi ukuntu byagenze uretse ko numvaga na meze neza ariko nakarumve karaza kari mu nzira ariko hagati aho ngaho ntababeshye pe nishimiye urukundo rwanyu. Muraberanye burarukora Imana yikorera ibintu mu buryo utamenya just like that. So oya nta kintu dushimira Imana ubu yashana kuri pe natwe turishima Imana ya ni ibintu byikoze bya bindi nyine nk'uko mwabisobanuye hari igihe ubona soulmate wawe kugira ngo ubu ntigeze ako kantu kanditsemo ariko nta kibazo. Ariko nanone hari ibintu bakora nyine kugira ngo bigaragaze ko ibintu byabaye kuri amakosa. Yaguhaye ibintu bigaragaza ko ibintu byose mureke rero mbakire nizere ko mutari bumbwire ngo muragiye dore n'imvura iri kugwa mureke mbakire Mbere nta kibazo twashyize maze dufite umwanya uhagije nta kibazo. hanyuma seruka ahandi muri meze neza se Ahandi muri famiye mutajya mu kazi by'ubuvuzi. mu kazi zo nanjye bimaze iminsi kabisa n'akageramo ariko ubundi ni sawa kabisa.